Eugene Official. Twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, tubifurije kandi icyumweru cyiza. Mwe mwese rero abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye, tubahaye ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo rwose tugiye kugenda tubagezaho, cyane ko tugiye kubagezaho amakuru yo muri aka karere k'ibiyaga bigari, ndetse tukagenda tunagaruka hano by'umwihariko muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntidutinda rero ibyacu murabizi ntibitinda, tugiye guhera hano muri za Minembwe, ndetse tuzane inkuru ifite aho ihuriye n'uyu mugabo bita Mbayahaga wa hano muri Repubulika y'u Burundi, ndetse tumuhuze n'umugabo bita Kongoro, cyane ko Mbayahaga none yamuvuzeho amagambo akomeye cyane. Yagaragaje uburyo ki uyu mugabo Kongoro yabaye ikirumbo, yagomeye ubwoko, ndetse ananirwa kwifashisha iturufu yari yahawe kugira mu by'ukuri yicare muri donke hafi na Gisekedi, yunge ubwoko na Gisekedi biramunanira, ndetse n'ibyo yari yemereye mu by'ukuri Kinshasa nabyo biramunanira. Muri make avuga ko yabaye ikirumbo ahantu hatatu, kuko agera ahantu akavuga ko yabaye n'ikirumbo ku Rwanda. Ntabwo byacu biri butinde kuko dufite amakuru menshi cyane, yaba ku bijyanye n'imirongo y'urugamba turayazanye. Aya Mbayahaga tugiye kuba badufite na video kame, turaberekeza hano muri za Baraka aho ibintu byakomeye. Baraka ibintu byakomeye, nimbabwira ngo byakomeye ndaje mbabwira uburyo ki ibintu bimezemo, ibintu birakomeye. Ariko ndagira ngo manze mbabwire ko Isidore Mbayahaga amaze gutangaza amagambo akomeye cyane kuri Kongoro, ariko uyu mugabo Mbayahaga bigaragara ko anafitemo akantu kakoba. Iki kintu nacyo tukigarukeho. Yatangiye kubona ubushobozi bw'iki gisirikare cy'u Burundi ko buri hasi, kandi bigaragara ko mu by'ukuri na Red Tabara niba ko kibaho ishobora kubinjirana. Bityo rero ibintu ari gukora, yatangiye gushyira ibintu ku muco none akavugisha ukuri, ntabyo kurya indimi, mu by'ukuri byose yabishyize hanze. Ibyacu ntibitinda, reka munyemerere mbanze mbumvishe ibyo yavuze kuri Kongoro, yise ikibura buryo mu by'ukuri wabuze ahantu na hato aherera. Yagomeye ubwoko, higeze afasha Kinshasa ibyo yagombaga kubafasha kubahuza mu by'ukuri n'abaturage. Yabeshe Kinshasa ngo Minembwe yafashwe itigeze ifatwa, Kinshasa iramwanga. Ibintu uyu mugabo amushize hanze ku karubanda, aramwanitse mu by'ukuri niko nabyita. Reka wenda twihute twifashishe video y'uyu mugabo Isidore Mbayahaga uherutse gutangaza avuga ati igihugu cy'u Burundi nama nakigira, nabagira ndashime nabagira, nuko bagomba kongera mu by'ukuri intwaro, bakagura intwaro nyinshi, kuko ngo yamaze kubona ko bari abagabo bo haruguru, bari abagabo batwirwanaho ndetse nayo mu 23 ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe. Reka tubanze tumugaruko mwumve Isidore Mbayahaga ibyo yatangaje kuri Kongoro. Aramwandagaje, amugaragaje rwose ko yabaye ikibura buryo, reka bari cyo ryo jambo dukoresha, kuko ntabwo yigeze akora ibyo yasabwaga. Yagambaniye ubwoko, Kinshasa yarayitengushye, ndetse avuga ko yatengushye n'u Rwanda. Reka Isidore Mbayahaga byivugire, ubundi dukomeze mwumve ibyo Mbayahaga avuga kuri uyu mugabo. Nitaba ayandika zinamusubiza, ayandika zinamusubiza. Jewe nimba keneye ko tuvugana, akavuga ko namubesheye, akaba yumva ko hari hivyo yo kwizigura ko muri ibyo navuze, agakonventa abandi niba dutunganiriza urubuga canke niyazino muzumuhe mikro munyicarike impande yiwe, ndamwereka ingene yahemutse. Kongoro ni gihombo ku mpande zitandukanye. Indira sivyo? Gisekedi yaramwizeye, amwizera nk'umuntu yomufasha gukemura ibibazo by'abanyamurenge batemera ubutegetsi, kugira ngo ashobore kubahindukiza abayoboke intwaro ya Perezida Gisekedi. Ntavyo azoshobora, ntari byo yashoboye. No kuvuga nawe ni gihombo kuri Perezida Gisekedi. Ndindira cya kabiri ni gihombo ku bwoko bw'iwabo, sivyo? Kuko ubwoko bw'iwabo ibibazo barimwo, ijya ntebe Kongoro yicayemo, yo yicayemo umuntu muzima yiyumvira inyungu ya bene wabo, ijya ntebe yari kwikoresha riye kwizerwa no kuba umwizigirwa wa Perezida, yari guhindura ivyumviro by'umukuru w'igihugu
agahindura n'ivyumviro vya bene wabo amahoro akaboneka atangana zitikiye sibyo ca gatatu Kongoro n'igihombo ku Rwanda kuko ntiyoje ngaho ngo ave ku Rwanda atashye kuba mu Mariya katari umunyarwanda ni nawe wanye ngoza ngara mu Kongomani genda Mbayahaga rwose ndagukunze pe kuri inshuro Mbayahaga ndagukunze none uvugishije ukuri igihe uyu mugabo Kongoro yarabonye uburyo bwo kwicara muri iriya ntebe mu by'ukuri ashikirana n'umukuru w'igihugu yakagombye kuba yarakoresheje biriya byumviro byiwe agahindura umukuru w'igihugu Facibeto amahoro akongera agahinda cyangwa se mu by'ukuri akumva ubu bwoko karaba Kongomani ndetse ibibazo hanga biba byararangiye amashi menshi cyane kuri Mbayahaga avuze ukuri uyu mugabo yabaye kirumbo ndetse na bya bindi birumbo byateruye mu by'ukuri amashimwe bikayajyana kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo ndimo ndavuga byamanyota nabande bose aho biri kunyumva ndabizi bigaterura ibintu byinshi bakikorera ubutunzi bagashyira Gisekedi never ngo bari gushima ko ingabo ziri gufasha abanyamurenge hari muri Minembwe kandi ziri kugira gute ziri gukora ibingibi Mbayahaga avuze zaratumwe na Facibeto na Neva bari kugira gute bari kwica abanyamurenge ntacyo kurya ntacyo kunywa bari mu bibazo bikomeye barabakupiye amazi n'umurizi ingabo zarakupye amasoko barayahagaritse nta kintu n'iki na kimwe bariho abandi bakazajya batera ibyo bagafashishije izi nzira karengane zabaga zifungiwe hariya bakabijyanira Perezida Evariste Ndayishimiye aho kubyerekeza muri za Minembwe bakabijyanira Evariste Ndayishimiye ibi bigwari byose rero ibi nibyo witwa Isidore Mbayahaga atangiye kugenda ashyira hanze agaragaza ubugoryi ndetse n'ubugwari byagize mu by'ukuri nkuko akomeje kugenda bigaragaza n'ibitari bituraje tubibone Isidore Mbayahaga we yamaze kubibona hakiri kare abanza kubuririza ingabo cyangwa se uyu mugabo Kiseke ewe data nibagiye kwamamaza mumbabare tubanze ducishaho publicité gato tugaruke twinjire mu kiganiro tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima umuvuduko w'amaraso diabete stroke impyiko umugongo amibe igifu hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke abari muri Canada Australia Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Aha nyuma yo kwamamaza rero reka sasa dukomeze n'andi makuru twagaruka kuri Mbayahaga rwose watangiye kubibona ibijya gushya rwose birashyuha ndetse bigaca n'amarenga mbere ya byose nibabanze banubake n'igisirikare cyabo mbere yo kugira ngo bavuge ngo bagiye kugira ute gusenya cyangwa se gufasha muri Kongo nabo ubwabo batishoboye nibabanze bagura intwaro bige no kuzikoresha ibyo ngibyo mu by'ukuri biraza gutuma n'umunini bava muri iyi ntambara agenda biza rega Kishasa Igiseke daraza kwemera n'ubu baracyari kurwana ariko Mbayahaga atangiye kubabwiza ukuri Mbayahaga komerezaho kubita ikinyoma rwose ugenda ugihwanyura kabisa reka mbabwira kandi kantu ntabwo hari igihe abantu ngo ntabwo ari ubuhanuzi ni ibintu by'umuntu asesengura akabibona hari undi mugabo
nabonye kuri rezo sosiyo bita ngo ni Nyamuhombeza. Uyu mugabo nawe yirirwa ari kumenasa ari kugira ati ariko ni murindire gato AFC M23 ise nigeze gisangane gake cyane, urebe ngo nawe aripakurura bafaci beto arabipakurura atangira avuge neza icyama muraje mubibone. Harega nta buriya niyo donc ukuri kuratsinda. Reka twigire ku yandi makuru, reka twigarukire ku zindi nkuru. Ariko Isidore Mbayahaga ati uyu mugabo yabaye ikirombo ku buryo butatu. Ikirumbo yakabera yarifashishije iriya turufu akayikoresha kunga akahindura akagira ibyo ahindura kuri Facibeto agakunda abakongoma agakunda buriya bwoko. Ibyo ntiyabikoze donc n'intambara hariya yagombaga guhita irangira, ibyo ntiyabikoze. Icya kabiri yagombaga gukora ni mission nyine Kongo cyangwa se Gisekedi yari yamuhaye yo kubahuza, ntabyo yashoboye, ahubwo yahise yivanga mu bya gisirikare agatangira ku breakinga hari urugamba ari no kubesha. Byuka ko n'ingabo za FARDC zamwikomye hano muri za Minembwe ngo twafashe Minembwe ntaho twafashe bite. Baramubaza umuvugizi uyu bita ngo ni Rigani, baramaza ati ni gute Kongo rajya kukuvugira ngo twafasha ahantu kandi ari ugomba gutangaza. Bari bamwisha icyo gihe, ndavuga Kongoro. Izo nshingano nazo kubera kubesha Gisekedi naho byararumbye, naho byapfire baramwanga burundu. Ku Rwanda rero Mbayahaga wenda ntabwo agasesengwe ngo tukumve ngo karangire, ariko u Rwanda narwo yibuka rega uyu mugabo ahunga aza yaje mu Rwanda. Wagiye mubona n'ibyangombwa babyerekana yafashe n'ibyangombwa nkuko twagiye tubibona ku marezo sosiyo. Rero nawe ari mu bantu bagiye basensibiliza bavuga ko ngo ari intambara iri kurwanwa n'u Rwanda. Urumva urubwa yageretse ku gihugu cyamufashije ahunze, ukibaza n'icyo yahunze kikakuyobera. Niba yarahunze u Rwanda rwo ruri kurwana hariya aruhungiramo, nabyo ibyo bintu bikakuyobera. Ibyo byose rero ko yarasebeje u Rwanda, ibyo byose nibyo Mbayahaga avuga ati yagomeye n'u Rwanda, yabaye n'ikibura buryo ku Rwanda. Reka ibyambaye haga tubivo tubigiyeho twabitindaho iminota 10 turi kuvuga kuri uyu mugabo ni myinshi. Reka tuve kuri Mbayahaga, kuri kubyatangajwe na Mbayahaga. Gusa Mbayahaga we muri iminsi ari kumena umuceri, yarekuye rushe rwose kugira ngo buri wese atangire agira ati nawe yarure. Ejo bundi yari yavuze ati iki gisirikare ati ngiye byo ndi kubona haruguru muri za Minembwe, nyuma yo kubona amabatayo n'abasirikare ngitakataka bari baroherejwe hariya, akareba ukuntu ari gukubitwa agakubitwa nk'abana. Yaravuze ati ngereka mbarabure, ati niba bishoboka ni mwenyegeze muguri izindi ntwaro, mugira intwaro nyinshi, ati munatoza abasirikare, ati abagabo ndi kubona hano haruguru ntabwo boroshe hara muri za Minembwe, arabarabura. Uyu munsi ejo tundaza kumva ibindi ari buze gutangaza. Sorry, twikomereze rero twigire hano muri n'ubundi turacyari muri Kivu y'Amajyepfo, twigarukira ahantu bita za Baraka. Ubu haramutse amakuru akomeye cyane. Turacyari muri Kivu y'Amajyepfo, urebye muri iminsi niho hari amakuru menshi cyane. Tugarutse hano muri Baraka ubu tuvugana amakuru ari kutugeraho. Nabonye none n'amakuru ari kugenda yandikwa nibi binyamakuru ubundi bisanzwe bibogamiye kuri parti ya Gisekedi cyangwa se ya Kishasa. Ibyinshi birimo birandika ku bigendanye n'umutekano, bikagaragaza ko ingabo za FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo n'ingabo z'abarundi bari hano muri Baraka. Bavandi, bya bintu bakoraga mu mujyi wa Goma twari tuzi, bya bintu bakoraga mu mujyi wa Bukavu twari tuzi, kagatoki kabo bwa bujura hahandi nyine babenda kuva bari kuva ngo reka dusige tuhanyanyashije nta kintu twasize, nibyo bari kwikorera hano muri iyi migi. Ubu tuvugana amakuru arimo arangeraho cyangwa se ari no ku marezo sosiyo kuri ibinyamakuru biri ku ruhande rwa Kishasa. Reka aribyo mvuga, wenda ntavuga ngo ni byandika biri ku ruhande biri netere ubona bivuga byose neza, kuko ibyo Kishasa byita ko biri ku ruhande rwa M23. Reka ubwo nifashishe ibi ngibi noneho biri ku ruhande rwa Kishasa, bimwe bahana kantu.
yego ni ubuvugizi bakoraga ariko baduhaye amakuru akomeye cyane. Ibaze ko bagaragaje ko ubu hano muri Baraka ngo ingabo za FARDC, ingabo z'abarundi FDLR Zarendo bari kwambura abaturage. Nta muturage ubu ngubu ushobora gutambukana telefone ngo bari kubasanga no mu mazu bakabambura amatelefone, ibikoresho byose biri electronique n'amamashini byose bari gutwara. Nta muturage, nta mashini, nta telefone, ntaki. Ariko aka kantu tugashiremo tunambise ngarukamo gake ntekerezaho, ushobora kuba banari gutekereza wenda kuba bari kubagambanira muri ASM Vetura muri ibyo bice bakoresheje ikoranabuhanga ry'amatelefone, akaba ariyo mpamvu se ari kuyabaka, cyangwa nani bwa bujura. Ariko se ko biri kugera no ku bindi byose bagatwara, bakaza nko mu rugo ugasanga niba ari butike bakayipangurura, ko bari kuza kurya ntibishure. Iyo biza kuba ari telefone ndetse n'ibi bikoresho biri electronique n'aya mamashini gusa, nakabe wenda ndi gutekereza ko byaba kugira ngo wenda ngo bagerageze nyine kurwana ku kuvuga ko wenda ibyo bikoresho aba bashobora kubyifashisha babagambanira, ariko bari gutwara kira kitu, bari kukugeraho rwose bakiba. Mbese ni Wazarendo yatwara telefone ukavuga ngo nukugira mutagamara cyangwa bagiye kuyiba. Nari Goma niko byagenze, Bukavu nuko byagenze. Ntago nzibagirwa hano muri za Masisi, ahantu bita ngo ni za ahantu bita ngo Kibati, ni Kibati yego. Hari umusaza wavuze ati rwose n'aya marinete nambaye, ati iyo ngiye mu muhanda ngerageza kuyakuramo nkagenda, mu by'ukuri ntareba neza ariko nkagenda, ati kuko n'utu turinete ari utw'amaso, ati byagorana kugira ngo ngire nte, byagorana kugira ngo mbatambukane, mu by'ukuri namba utu turinete. Icyo gihe icyo bita kumva nta kintu n'iki na kimwe barengaho. So na hano Baraka naho niko byatangiye kugenda. Izi ngabo ziri kwiba, ziri gusahura bimwe byo ku rwego rwo hejuru. Gusa ndi makuru ari guturuka hano za Baraka, nyuma y'uko amaze kuba ibitero bikomeye cyane, ndetse ibi bitero twavuga ngo ni ibitero biri ni bitero, mbese ni bya bitero byo mu kirere. Njya numva ngoga akunda kuvuga ngo ni ibitero bya air defense, ibitero byo mu kirere. Nyuma uko bitangiye kugaragara ko biri kuba cyane hano mu by'ukuri muri Baraka, hari amakuru ari kutugeraho agaragaza ko babacancuro bamaze kugera hano za Baraka, ngo baba bamaze gusetinga air system, donc air system defense, cyangwa se bamaze gushyiraho ubwirinzi, bamaze gutegura ubwirinzi bw'ikirere hano muri kano gace ka Baraka. Bo birashoboka turacyari, kuko hari tuhafite imbone zirenze imwe zirimo kugenda zidukusanyiriza amakuru. Ndaza kubabwira uburyo izo defense zesitayemo mu yandi masaha, ariko izi defense birashoboka cyane, kuko murabizi ko ubundi ahantu hose abacancuro bari, haba na hano bakiri na hano muri iki kibaya cya Nyiragongo, ahantu bashize ibirindiro, kubera ko batizeye ko mu by'ukuri baba bararuva, bo bagira ikintu bita air system defense, bagira ubwirinzi nka buno twabonye mu by'ukuri ku mbibi z'u Rwanda, twabonye busama ibisasu, nabo barabugira. Bivuze ngo ibi nabo barabizi, kuko hano muri za Kibumba bari babufite mu by'ukuri ku kigo cyabo, ni nabyo byabafashije kuramba hano muri kino kibaya cya hano nyine muri za Kibumba. So rero na hano ngo air defense system mu by'ukuri bamaze kuyigenga hariya, ni air protection, yes, bamaze kuyigenga, nyiri ububwirinzi bamaze kushyira mu kirere cya Baraka, nk'uko amakuru ari kutugeraho, mu rwego rwo kwirinda nyine ibi bitero bya M23. Ariko se baba bashyizeho ubusame bisasu badafite ubushobora kuba bwahangana? Mu by'ukuri nizi drone cyangwa se nizi drone za ASM Vetura n'ubundi yagiye bakuraho, byo biragenda bite? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ku ruhande rw'u Burundi bo barimo barategura ibitero, barimo barategura ingabo nyinshi zirimo ziroherezwa aha hantu. Ariko none reka manze nkubwire ko abasirikare benshi ba ASM Vetura
nabo niko reinforcement zabo ziri kugenda zikorwa zerekera ahangaha kugira ngo zijye gutabara. Reka mbabwize ukuri, nabonye rwose uwitwa General Sultan Makenga yamaze kohereza abasirikare benshi ndetse n'abayobozi babo hano muri Kivu y'Amajyepfo hari Murenge. Niba yamaze gusezeranya umutekano abaturage, umugabo avuga buryo ibyo agomba gusubiramo. Arega izi ngabo nizo zari ziteje icyugaze, izi ngabo z'abarundi burya na FDLR. Kuba rero barabafungiye batakibasha no kuzamuka ngo bagere muri Kivu y'Amajyaruguru, banga bibereye hano muri Kivu y'Amajyaruguru ni Wazarendo n'aba FDLR bake bagikanyakanya. Abasore rero barimo hano barabishoboreye. Ubu n'ubundi urugamba rusa n'uri hano muri za Minembwe, niyo rusaro naho rwari rwimukiye. Niyo mpamvu nayo yagufatiye abasore beza mu beza babandi njya mvunda kuvuga ngo ni best in the best, bose abamanura hara ku kibuga cy'imirwano. Hari umwe basirikare nzi bindwanyi nawe mu kanya gato mbonye yageze muri za Minembwe, kuko mbonye nawe iriya disikuru Bertrand Bisimwe yavuze, mbonye nawe ayigarukaho. Reka wenda nawe tubanze mbere uko twinjira ahangaha tukareba n'andi makuru ari hano za Minembwe. Reka manze mubumvishe kugira ngo mwumve uko ibintu bimeze, munamurebe. Kizigenza nawe yamaze kuhagera. Uyu ni mubi, ntabwo ndamutse ngize ibyo muvugaho mwagira ngo ni bya bindi bya fight. Reka ahubwo manze mubumvishe, reka manze mubumvishe mumurebe rwose Kizigenza yahigereye. Iby'umwanzi yagambiriye twarabikumiriye. Sinzi niba mwumva icyo Kinyarwanda. Twarabikumiriye, yari yagambiriye kubamaraho burundu. Ariko njye na General twarafatanije, dufatanya n'abayobozi badutumye, General Makenga, dufatanya na Excellence Bertrand Bisimwa, dufatanya na Dr. Kanyuki. Ibintu bigenda neza, kandi nk'uko babivuze ntabwo abiya azagaruka hano mu karere ka Nyabihu. Afande Makenga yavuze mbabwire, kandi nawe yabivuze, Perezida muryame. Mutuze, amahoro mwayabonye. Ntabwo FARDC izongera kurengera imisozi kubona iri inyuma, bazahera iriya hasi kandi nawe tuzobatangaho. Murakoze cyane. Byumvishe ati rwose ati amagambo cyangwa se FARDC ngo bazahera iyo mu misozi iyo inyuma, ntago bazongera kureba hano ukundi. Uyu mugabo mwabonye mwabantu mwe, ndagira ngo mbabwire ko uyu mugabo ntabwo asanzwe. Uyu mugabo nimbabwira ngo ntabwo asanzwe, mumve ko uyu mugabo ntabwo asanzwe. Mutamugira ngo nagafuka imvugo rimwe, uyu ararwana ntibagarure. Kandi nk'uko nawe amaze kubigaragaza, arivugiwe ku giti cye ati ibintu twarabikoze. Icyo nshatse kubabwira ni uko dukurikije imvugo uburyo ki atangiyemo iki kiganiro, biragaragara ko nawe urugamba rwo gufata hano hantu cyangwa se rwo gukuriza ingabo hano muri Minembwe nawe yararurimo. Ibi nibigira gute? Nibigaragara nawe yararugize ate, yararurimo. Rero reka mbabwire ko izi ngabo nubwo ziri gutegura ibi bikorwa byazo byo kuvuga ngo barashaka gufata Minembwe ngo kwisubiza ibice bari barimo, iyi ni mission impossible, kuko ndavuga General Sultan Makenga amaze kohereza abeza mu beza b'intoranwa
ubu rero ikigiye gukurikiraho urwisha igishara rusoma izi ngabo z'abarundi mugende mu byumvire kure. Mwabonye bita Kamasa ndakize welcome, ntabwo nemperuka kumubona ariko urabona ko yagaragara. Afande Rugabo Moyize Nyarugabo ngabo rwose aha bibere nahitwa muri za Puezero, ahangaha rwose bahari batembereye, urabona ko rwose ikirere barakize. Aba bagabo ni abagabo bakomeye cyane kugira ngo bagaragare hano muri za Minembwe, nuko umutekano uba wizewe 100%. Ndagira ngo mbabwire ko rwose ubu tuvugana umutekano wo hasi mu kirere ndetse no ku butaka, umutekano wose ibintu byose birimo biragenzurwa neza ku ruhande rwa AFC M23. Ibimenyetso ngibyo birahari. So rero dukomeje n'andi makuru kuko amakuru yo ni menshi cyane, reka tuve ahangaha. Reka tuve ahangaha dukomereze amakuru sasa no mu bindi bice. Twirebere hano muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru uko biramutse byifashe, cyane ko naho hari amakuru arimo kugenda atugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Tubabwire uko biramutse byifashe. Abaturage baranezerewe cyane, mu by'ukuri banejejwe n'ubukangurambaga bukomeje kugenda bukorwa ku ruhande rwa AFC M23, cyane cyane ko twabonye guverineri ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye basura abaturage mu bice bigiye bitandukanye, yaba za Rucuro bagezeyo, za Masisi, bice byinshi barabigiye, ukabona ko abaturage ninkubwira ko banezerewe cyane, wumve ko banezerewe cyane, banejejwe n'uburyo kibayobowemo n'aba bagabo mu by'ukuri ba AFC M23. Izi ngabo ziri kurwana kurane rwa Kinshasa rero bo bari bategereje ngo ko bagomba kuzabona umusada. Na nungu bo harabaye FDLR bakiryamye hano muri Nyiragongo ngo bategereje ko rwose Kinshasa ngo izagira ikagira iki kohereza umusada ugomba kubafasha ngo bagasubirana bino bice nka Zagoma na haye hose. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko ibi byose rwose byo ntago bikiriho. Zimyitara ibyo rwose byo ntago bikiriho, cyane ko mu by'ukuri basa n'abatsinzwe, nta n'inzira nimwe basigaranye. Nubwo twabonye muri za Rubero ngo boherejeho ngo abacanshuro kugira ngo batangize urugamba ruturuka muri Garanoro, ariko nta kintu bishoboka kuko hariya harafunze. Inzira za hariya ziri bloke, inzira za hariya ziri bloke rwose. Iki cyo ndakikubwiza ukuri ndetse nanagihagazeho, ndababwiza ukuri, ntabwo bishoboka. Inzira ziri hariya ziri bloke. Wareba rero kugira ngo mumenye ko hari ibintu bitoroshye. Ejo hari ibitero byagabwe n'ubundi n'izi ntare za Sarambwe hano, kuko namaze kumenya amakuru ko M23 irimo irashaka kugira ngo ikupe n'aka kabuga hano muri Warikare bari basigaranye, kare hano bita za Pinga. Muri make Pinga nayo M23 irayishaka pe. Nyuma rero yuko ejo bundi bari bagabye ibiterano bitazaminjenje bakoresheje char de combat cyangwa se gusheringa, nakiye amakuru ko ejo mu rwose masaha y'umugoroba ngo bahagabye igitero nono cyo hasi ku butaka, ndetse ngo ingabo zirahunga, zirirukanka ziyabangira ingata zirahunga. Ziyabangira ingata zirahunga. Abaturage rero bano nabo ariko ikiza nuko bahunga babona bigeze bakongera bakagaruka. Amakuru se kandi yo abigenze bite? Aha, nguko ngayo rero amakuru mashya ari kutugeraho.
dore inkuru bampaye none ntagenda ntababwiye. Ejo ngo isoko ryaremwe hano muri za Minembwe bwa mbere ngo mu mateka ngo hongeye kurema isoko bimwe bikomeye cyane, ndetse rinaritabirwa ku kigero kiri hejuru cyane cyane ko ngo iri soko ryaremye ryagaragayemo abantu benshi bitari biherutse, ndetse noneho ngo n'ibiciro nabyo ngo byagize gute, byari byagabanutse. Ibiciro nabyo byari byagabanyutse, byagiye hasi cyane. Inzira zafungutse, imihora yafungutse. Ejo ngo isoko ryagaragayemo abantu benshi cyane, ariko birumvikana nta kuntu batagaragara, kuko twabonye ko hari abari barafungiwe hano za Mikenke, inzira baraziborotse, hari barafungiwe hano za Minembwe benshi batinyaga kurema amasoko, iyo za Bibogobogo bura nabo batangiye kumanuka, kuko murabizi ko hano za Gipupu nabo batangiye kumanuka, kuko urumva hose hari libere. Urumva iryo soko ryagaragaramo abantu bake, ariko amakuru arava ko ngo bari bamaze igihe kinini cyane mu by'ukuri iri soko ritagaragaramo abantu nk'abagaragayemo ku munsi w'ejo, cyane ko ingabo z'abarundi ndetse na FARDC na Wazalendo barabatangiraga, bigatuma atarema aya masoko. None rero bakunzi ba Eugene Official, ibyishimo ntiwareba. Indi nkuru nziza ituruka hano muri za Gipupu, ubwo nabaza Gipupu narimvuze ngo harafashwe Bibogobogo. Oya mumbabarire, nahitiranyije na Gipupu, mbiseguyeho, munyihangane, nivugiraga ba Gipupu no bura barariremye baje ari benshi za Gipupu, kuko murabizi ko hamaze kuba libere. Ubwo nabo bari kugira gute, bari kurema isoko. Ejo barariremye ku bwinshi. Impamvu ro mpise nibuka ko ari Gipupu nuko namaze kumenya ko igihe hano muri za Minembwe za Mikenke hari hakirimo ingabo z'abarundi, hari mu by'ukuri, kuko iyi Gipupu irimo n'ubwoko bavuga ngo ubu bwoko babwita ngo iki, ejo nabugarutseho, harimo ubwoko ngo bw'Ababembe. Bagiye bajya gusahura inka z'Abanyamurenge, bakazisahura hano muri za Mikenke, muri za Minembwe, muri ibyo bice bakazitwara bakazinyaga. Andi makuru yatugezeho nuko izi nka zongeye gusubizwa ba nyirazo nyuma yuko MRDP twirwano na M23 bahageze. Barahageze izi nka barongera basanga aho bari barazijyanye, ntago babonye uko bazihungana. MRDP twirwano na M23 inka bazisubiza ba nyirazo. Urumva ko mu by'ukuri donc ibintu byatangiye, irondo ryatangiye kugenda ryivangura n'abajura. Abaturage baremye amasoko, bafite abana hanze rwose, ejo babakandiye akitwa Ward Limit, baboherereza agafaranga bari baremye isoko, cyane ko ibiciro byagiye binagabanuka. Muri make ibintu bimeze neza ntiwareba hano mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero dusoze inkuru yacu, dusoreze hano iwacu mu Rwanda. Hari inkuru ejo twabagejejeho, ariko ntitwayivugaho ngo tuyisoze cyangwa se tuyinjire imuzi, igendanye n'abasirikare bakuru cyangwa se abasirikare bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko iyi nkuru ntabwo twayigarutseho neza ngo tuyibagezeho mu buryo burambuye, cyane ko yaje cyangwa se amakuru yasohotse natwe turi mu kiganiro, kandi ntabwo twari kujya kuvuga byinshi tutaramara kugira ute, tutarayicukumbura, kuko ushobora gushiduka wavuze n'ibitari byo tukabaha amakuru atariyo. So nuko rero amakuru aravuga ko mu by'ukuri kuri uyu wa gatanu nibwo kuri uyu wa gatanu tariki nyine 10 z'ukwezi kwa 7 2026 RDF yasezeye mu cyubahiro abasenior officers bagera kuri 74. Harimo witwa ni Major General Emmanuel Bayingana ndetse na Major General Vincent Gatama ndetse na General de Brigade Albert cyangwa se Robert Rugambwa, yes, Albert
Robert nyine Albert, ubwo mbese reka tuvuge ngo ni Albert Rugambwa. Hari n'aba junior officers rero bagera kuri 70, junior officers bagera kuri 78, n'andi mapeti y'abandi rero basezerewe y'abagera ku 1288. aba rero bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru kugira ngo bajye kuruhuka. Urumva aba officers ni senior officers bagera muri 74, aba junior officers bagera kuri 78, ndetse n'andi mapeti agera ku 1288. urumva ko ni benshi bamaze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, barakoze cyane. Abagabo bari bamaze imyaka myinshi rwose mu by'ukuri bari gucunga umutekano w'igihugu ndetse n'abaturage, ntacyo batakoze. Ayisariyuti rwose mbakuriye ingofero kabisa, mbakuriye ingofero push up. Hanyuma rero mu by'ukuri tukaba tunejejwe cyane n'uburyo ki nabo bagiye bagaragaza imvamutima zabo cyangwa se imbamutima zabo. Nk'uyu rero Bayingana wagiye agaragaza rwose ko anejejwe kandi ko banejejwe n'ibyo bakoze, ndetse kandi ko batagiye kwicara gutyo, barakomeza n'ubundi kubungabunga umutekano, kuko umutekano ari umuturage mu by'ukuri ku giti cye. Umutekano ninjye ni wowe, twese umutekano uba utureba. Ubwo rero ubwo twabonye hari abavuye cyangwa se abamaze kuba bagenda bahabwa ikiruhuko cy'izabukuru, ubwo tugiye kubona mu minsi iri imbere hari abandi bahita bazamurwa mu mapeti kugira ngo n'ubundi bahite nyine bakavaringa ishyuho cyangwa se aho abangaba bari bagiye guhita bahajya nyine, kugira ngo n'ubundi nyine dukomeze kugenda twubaka cyangwa se ubuyobozi bwa gisirikare bukomeze kugenda bwongera umutekano. Rero mu bagiri bayoboye iki gikorwa cyangwa se uyu muhango harimo rero General Mubaraka Muganga yari ahari, ndetse uyu na Minisitiri wa Defense mu by'ukuri nawe yari ahari, yitwa ngo ni Marizamunda Juvenal yari ahari. Mu by'ukuri bose bakaba bari bahari muri iki gikorwa cyo gusezerera cyangwa se guha aba bagabo ikiruhuko mu by'ukuri cy'izabukuru. Mwayo rero nguko ararekwa ntashyira. Ubwo wenda tugarutse kuri update kugira ngo tunaboneho dusoze hano muri Minembwe muri Kivu Amajyepfo, n'ubundi haramutse amahoro, usibye gusa muri Uvira haramutse hari ubwoba, ariko mu bice byose nta mirwano, usibye imyiteguro ihari. Hagize ikiba ku bigendanye no kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba, twaza tukabapudetinga, tukabaha icyitwa idonido, tukababwira uko ibintu byifashe. Ikindi rero twavuga no muri Kivu Amajyaruguru nta mirwano. Yaba babaza rendo bakunda kwataka pozisiyo cyangwa se bakunda kwataka n'ubundi bakunda kwataka ruko defense muri biriya bice, nabo kuri iyi nshuro ntabwo bigeze babikora. Muri make amahoro ni yose. Reka tubashimire cyane nomwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Tuze kuhura mu yandi makuru mu yandi masaha tubagezo update. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu. Ndashimira cyane rwose mwe muri gukora like ku biganiro byacu, muri kugaragaza urukundo. Natwe turi tayari, mwabibonye ko rwose ndi kukifatiramo kandi nkabashakira amakuru ko nshobojwe. Nicyo niyemeje rwose, ndayacukumbura pe. Mwe mukomeze gusa kudushigikira, mugenda musharinga ibiganiro byacu, mushishikariza gusubscribinga abatarabikora, ndetse yewe munarayikinga inkuru zacu. Ubundi nanjye ndi tayari, ndaza gukomeza kugenda mbaha icyitwa imiripuko. Ndabakunda cyane rero, tuze guhura mu yandi masaha. N'umungu wanyu Fighter. Ciao. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye.
tugane tukugire inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose